Yesu ashimwe. Dushimye Imana ku uyu munsi wa gatanu w'izi nyigisho. Kubera ko nigisha iyo twatumiye abantu hanyuma hakaba imbogamizi z'uko bataboneka, twitoje guhora twiteguye ko duhita duteka ingovu. Rero umuntu ari butwigishe ni umushyitsi, ariko yagize rwose imbogamizi z'uburwayi, ararwara. Hanyuma ejo arambwira ati nararembye rwose, inkorora imereye nabi, sinabasha kwigisha. Ariko turashima Imana ko nubwo atari butwigisha ariko ari na hano yitabiriye. Reka Sempundu aturamutse. Yes, zamura ikiganza rwose uramutse abantu. Yitwa Sempundu Theogene, niwe wari butwigishe, kandi rwose ni umwigisha mwiza cyane. Asanzwe atwigisha hano cyane cyane inyigisho turi bwige uyu munsi, ijyanye n'amahame ndetse n'uburyo bwo kwigisha abana. Ikintu kijya kintangaza ni ukuntu ari very committed. Mu busanzwe ni umwenjeniyeri, ariko urebye umuhate agira wo kwigisha abana. Ubundi kera abantu bari bazi ko ngira ngo ibintu byo kwigisha abana bikorwa n'abantu babuze icyo bakora mu by'ukuri, cyangwa se b'abashomeri. Ariko siko biri, ntabwo ariko biri. Ndetse uretse n'ibyo, hari igihe kimwe twigeze kumutumira kugira ngo aduhe ubuhamya ukuntu yigisha abana be. Hanyuma tubwira ko ngo bageze kuri stage imwe, babona bizateza ikibazo kuba akora na madamu we akora, ntabwo bizashoboka kubona uko bigisha abana. Hanyuma baricara baravuga bati tubikoreho iki? Either urahagarika akazi cyangwa agiye nkahagarike. Murumva icyo cyemezo ntabwo ari icyemezo cyoroshye mu gihe nk'iki ngiki turimo twiga inyigisho nk'izi. Ibintu ngiye kubigisha mfite aho mpuriye nabyo. Murabyibuka ko umunsi wa kabiri ubwo kanoni yatwigishaga, yatubwiye ko abana biga batureberaho. Mu by'ukuri tumoderinga ubuzima. Ibyo batubonaho nibyo bakora, ibyo batubonaho nibyo bafata, ibyo tuvuga nibyo bavuga. Mpita binyibutsa ko mu by'ukuri indirimbo nyinshi nzi zo mu gitabo, inyinshi ntanazi umubare wazo, nakubwira ngo ni indirimbo ya kangahe, nazumvanaga mama. Yararirimbaga twabishaka tutabishaka, ariko ubu ngubu maze gukura, izo ndirimbo zose wagira ngo zari recordingaga mu bwonko bwanjye. Uyu munsi indirimbo watera yose twajyana, nazumvanye mama. Ikindi gikomeye, ndabyibuka rimwe, reka mperaho kugira mwumve ibintu ukuntu bifite imbaraga. Ndabyibuka rimwe data wacu yarapfuye. Yari umuganga, ariko ubuzima bwe birumvikana ntabwo bwarimo Imana mu by'ukuri. Apfuye rero, apfa urupfu rubi ruteye ubwoba, kubera ko yarasinze, araryama, agwa hasi, ahita apfa. Nijoro mu gicuku rero, mama yakunda, n'ubu ngubu niko akimeze, arimo arasatira imyaka za 60. Ariko aho tumenyeye ubwenge, ntajya asiba gusenga nijoro, yaba arushya atarushye. Ntajya asiba gusenga no gukora devotion, gusoma Bibiliya. Ntabwo ari ugusenga ngo uryame, gusoma Bibiliya. No mu gitondo cya kare saa 10, yaba yaryamye atinze, saa 10 za mu gitondo aba yabyutse arimo asoma Bibiliya. Noneho icyo gihe baje kutubikira urwo rupfu rwa data wacu bwije, byari nka saa 7 z'igicuku, ariko yari akicaye. Hari ukuntu yasengaga agatwarwa kwa kundi namwe bijya bibabaho, agasinzirira mu ntebe.
noneho twumva umuntu arakomanza aza kutubwira urupfu rwa data wacu. Ngiye kumva numva ararize, mama ararira cyane, ariko ariravuga ngo runaka we upfuye udakijijwe urarimbutse, nuko yariraga avuga. Noneho twe icyo gihe twumvaga bidusakuriza, twumvaga atari ibintu bifite imbaraga, twumvaga bidusakuriza, ariko ndibuka ko yarize amarira menshi cyane ko uwo mugabo apfuye adakijijwe. Maze gukizwa, ayo magambo yangarutse mu mutwe wanjye no mu mutima wanjye. None ubu nanjye byaramfasha. Biturutse hehe? Kuri mama. Ibyo bintu byabaye tukiri abana. Ibintu byinshi byiza yakoze mbimwibukiraho. Nk'ubu ngubu hari ikindi kintu mwibukiraho cyitwa kugira ubuntu. Icyo kintu yagikora, nta muntu wageraga mu rugo ngo agende nta kintu amuhaye. Buri gihe nabonaga anabipfa na muzehe, ngira ngo rimwe na rimwe twe ntitwamenyaga n'ibyabaye, ngira ngo yabaga yatanze n'ibyari bihari gusa. Ariko akaba ngo nta muntu ushobora kuva mu rugo hano nta kintu muhaye. Ibyo bintu bingumamo. Ariko mwumva ikindi kinyuranye. Ibintu nibuka kuri papa byinshi ni ibibi gusa. Ibintu nibuka kuri data ni bibi gusa, nibyo byiganza. Nabikuyemo isomo nabyo. Uyu munsi shaka kuba umupapa utandukanye na papa wanjye. Nabikuyemo isomo. Nagize umugisha ndakizwa, hanyuma message byampaye nuko ntakwiriye kuba papa nk'uwo papa yarari. Niyo mu rugo rwanjye hajemo ikintu, imyitwarire, mpita mbimenya ngo aka kantu nako kwa data ntabwo gakwiye kurangwa mu rugo rwanjye. Ntago mbagira mu nshamake byari byo, ariko ibyo mwibukaho ni ibibi, kubera ko ibyinshi twiga hano ntabwo yarabyujuje kuko ntiyarakijijwe. Cyakora yari umunyedini mwiza. So uyu munsi rero ndagira ngo twige amahame n'uburyo bwo kwigisha abana. Mu by'ukuri ndagira ngo tugaruke ku mpamvu dukwiriye kwigisha abana. Kubera iki dukwiriye kwigisha abana? Nimugoroba twakoze ikiganiro cyari cyiza, ariko umwanya utubana mukeya. Ntekereza ko abadukurikiye online bazakomeza kugenda babireba, ndetse natangajwe nuko ngira ngo ibyaye byose nuko tugitangira iki cyumweru cyo kujya twibanda ku bana, hitabiriye urubyiruko rwinshi. Ariko kuri jyewe, view yanjye, imitekerereze yanjye, ababyeyi muze kunyihanganira, aho kumpa ababyeyi 10 wampa urubyiruko 10. Aho kumpa ababyeyi 10 ngo banyicara imbere, wampa abajeni 10 bakanyicara imbere. Kubera iki? Nibiri Amazing Grace baririmbaga. Kubera ko iyo mfasha urubyiruko, iyo mfasha abana nkabatoza, banimo nubaka igihugu cy'ejo hazaza n'itorero, nizo mbaraga zihari. Ariko aba bakecuru n'abasaza mufite umumaro ukomeye, ariko murimo murasaza rwose. Ari nayo mpamvu uyu munsi nshaka ko tuzi ibyo bintu kubyuka. Murebe n'igihugu cyacu ukuntu kimeze, kirimo kirashyira imbaraga mu kintu cyitwa urubyiruko. Hafi 80% by'iki gihugu ni urubyiruko. Umuntu rero udaha umwanya urubyiruko, umuntu udaha umwanya abana, ntago aba yitaye ku gihugu, ntabakunda igihugu, ntabakunda itorero. Rimwe twagiye mu mahugurwa kuri diocese, umuntu atubwira inkuru ngo umupastor umwe ngo yigeze kuvuga ngo urubyiruko ngo rumeze ngo nk'ibikeri mu ngorofani. No bamubaza bati se tubwire muri make, iyi ngorofani icunzwe nande? Ntabwo byaba ari igikeri gikuru, kubera ko ibi bikeri bitoya biri mu ngorofani biraga ko ari ibyana ngo bigenda bisimbuka. Bavuga ati ibyaye byose ibi bikeri bikiri ibyana bisunitswe n'igikeri gikuru cyahoze ari agakeri gatoya. Umuntu ugeraho kwita urubyiruko n'abana ngo ni ibikeri, ntibisobanutse, ntibifatika, hari ikintu abadatekereza gitandukanye n'icyo Imana itekereza ku bantu bakiri batoya, cyane cyane abana. Kubera iki tugomba kwigisha abana? Hariho impamvu 3 z'ingenzi dukwiriye kwigisha abana. Nimugoroba twakoze debate. Bibiliya ntabwo yemeranya n'umufilozofe witwa Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau avuga ko umuntu avuka ari mwiza, ariko akanduzwa na societe akuriramo. Bibiliya yo ivuguruza iyo mitekerereze. Bibiliya yo ivuga ko twese tuvuka turi abanyabyaha.
therefore bisobanuye ngo n'abana ni abanyabyaha. Abaroma igice cya 3:23 aravuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Bisobanuye iki? Bisobanuye iyi bose n'abana barimo. Ikindi cya kabiri, Zaburi ya 53 hari ikintu batubwira ko ngo umuntu atandukana n'Imana akivuka. Ni Zaburi ya 53, Zaburi ya 58 bitwereka twese ko tuvuka turi abanyabyaha. Ndetse Paulo yarabishimangiye mu Befesi igice cya 2:3 avuga ko ngo rwose ukurikije kavukire yari mubi akwiriye kurimbuka. Bisobanuye iki rero? Bisobanuye ngo iyi bose n'abana batoya barimo, bose n'abanyabyaha. Twigisha abana kubera ko ari abanyabyaha. Babyeyi mwabyaye murabizi, twemeranyijwe tukabwizanya ukuri, abana n'abanyabyaha. N'uwanjye arimo, njya mbivuga abantu bagaseka. Njye umwana wanjye afite umwaka n'iminsi mikeya itari myinshi, ariko rwose ubu ngubu umaze neza kubona facts z'uko abana ari abanyabyaha. Rero twese tuvuka turi abanyabyaha n'abana barimo, niyo mpamvu tubigisha. Nigeze kubaza, niyo interview nkoresha umwarimu ushaka kwigisha Sunday school, ndamubaza ngo kubera icyo ugiye kwigisha abana. Iyo atambwiye ko agiye kwigisha abana kuko ari abanyabyaha, ndamubwira ngo ukeneye kubanza kwiga, kuko ntuzi impamvu nyamakuru yo kujya kwigisha abana. Icya kabiri, twigisha abana mu by'ukuri kubera ko hari umunsi umwe tuzahagarara imbere y'Imana. Ababyeyi, abapastori, Sunday school teachers, twese ku munsi w'urubanza tuzahagarara imbere y'Imana itubaza icyo twakoresheje abana Imana yaduhaye. Muri Luka igice cya 12:47 hari inkuru batubwira, ariko isoza ivuga ngo Imana izadushyira mu rubanza, izabaza buri muntu wese ibyo yari yaramuhaye. Mu by'Imana yatanze n'abana barimo. Ku munsi w'urubanza Imana izatubaza icyo twakoresheje aba bana. Ikindi cya gatatu gikwiriye gutuma twigisha aba bana nuko mu by'ukuri itorero, tunahere hano muri Anglikani cyangwa ejo hazaza h'ubutumwa bwiza, ejo hazaza h'igihugu, ejo hazaza h'isi, hashingiye ku byo twigisha abana. Uyu munsi igihugu uko gitekereza, abagituyemo uko batekereza, uyu munsi uko Anglikani abayirimo batekereza bijyanye n'ibyo bigishijwe bakiri abana. Dukeneye kwigisha abana ejo hazaza h'ubutumwa bwiza, hashingiye mu by'ukuri ku byo twigisha abana. Hari inkuru ijya imbabaza, reka tuyisome mu Bacamanza igice cya 2. Ejo bundi twabigarutseho, ariko reka tuyisome mwumve. Iyi nkuru irambabaza. Anyways, si ni inkuru ariko ni amagambo ambabaza buri gihe iyo nyasomye. Neza rwose ubona yenda gusa natwe igihe turimo. Abacamanza igice cya 2 umurongo wa 6 wenda ariho duhera. Abacamanza igice cya 2 duhere nko ku murongo wa 6. Aravuga ngo nuko Yosuwa arangije gusezerera Abisiraheli, baragenda umuntu wese ajya muri gakondo ye kuyihindura. Yosuwa akiriho, Abisiraheli bakoreraga Uwiteka no mu gihe cyose n'abakuru basigaye Yosuwa amaze gupfa. Mwumve uko barimo batubwira ngo mu gihe cya Yosuwa abantu bakoreraga Imana, ngo ndetse n'abakuru bariho nabo bari abantu bubaha Imana. Ariko mwumve ukuntu amakuru akurikiraho uko ameze. Umurongo wa 8 haravuga ngo nuko Yosuwa mwene Nuni umugaragu w'Uwiteka apfa amaze imyaka 110, bamuhamba mu rugabano rwa gakondo ye itimuratize Heresi, mu gihugu cy'imisozi miremire ya Efurayimu, mu ruhande rw'ikasikazi rw'umusozi witwa Gashi. Hanyuma ab'icyo gihe bose nabo barapfa, basanga basekuruza. Generasiyo ye irarangiye yose, barapfa basanga basekuruza. Baratubwira ngo abo bakurikirwa n'ab'ikindi gihe, next generation, urundi rubyaro kurikiyeho, bakura batazi Imana, niko Bibiliya ivuga,
bakura batazi Imana, haba no kumenya imirimo yakoreraga Abisiraheli. Iki kintu kirambabaza mu rwego rukomeye cyane. Generasiyo yakoreraga Imana, generasiyo yubahaga Imana, ikurikiyeho ntiyamenya Imana, habe no kumenya imirimo Imana yakoze. Mutekereza ko habaye iki? Mutekereza ko ari iki cyabaye? Generasiyo ibanza yumviye Imana ariko isuzugura Imana. Ni yego cyangwa we? Yumviye Imana inasuzugura Imana. Kuko Imana yari yarababwiye ngo abana banyu mujye mubigisha, mutware ibihamya nibabaza impamvu, mujye mubasobanurira urugendo nagendanye namwe. Ariko aba bantu ngira ngo bahisemo mu by'ukuri kutabwira abazakurikiraho iby'Imana no kutababwira iby'Imana yakoze. Niko natwe tumeze muri iki gihe. Buri munsi iyo turimo turirira gisimenti, buri munsi iyo turirira urubyiruko, buri munsi iyo mubona abayobozi bakuru b'igihugu bateranye barimo baganira ku ngeso mbi z'abakiri batoya n'abakuru, ndetse buriya muzi ikibazo kiba gihari ni iki kibazo. Ntitwigize tureka ngo abantu bamenye Imana, ntitwigeze tureka ngo abantu bamenye imirimo y'Imana. Ingaruka ivamo ni iyihe? Generasiyo ikurikiraho ibaho ari generasiyo yigometse ku Mana. Ngako akaga. Iki kintu kirambabaza. Iyi niyo mpamvu twigisha abana nanone, kugira ngo tutazagwa mu mutego nk'uwo abakera baguyemo. Ariko tutarebye neza n'ubundi tuzawugwamo. Ndagira ngo nkubwire icyo ukwiriye gukora nonaha. Ndagira ngo mbabwire icyo dukwiriye gukora nk'itorero, ndetse nawe wicayemo hano dukwiriye kwihana. Nicyo dukwiriye gukora. Repentance. We have to repent. Dukeneye kwihana. Nushaka nawe ubitekerezeho. Nimba uri umubyeyi wicayemo hano, ubitekerezeho. Fata investment ukora mu bijyanye no gutuma ibi bintu bitatu bituma twigisha abana bisobanuka. Uyijyanye n'izindi investment ukora mu bana bawe, hanyuma ureba aho bihurira. Ufite impamvu yo kwihana. Ntabwo turimo tuvuga ko ababyeyi batabikora, hariho ababikora, ariko mu by'ukuri wigenzuye usanga ibyo ukora nanone bidahagije ku rwego Imana ishaka ko ukwiye kubikoraho. Dukeneye kwihana. Nshatse ubu narekera tukitahira, hanyuma tukagenda tukihana, noneho uyu munsi tugatangira tukagira icyo dukora. Mu by'ukuri ni izihe mbogamizi ziba mu kwigisha abana? Nabyo birahari. Ni izihe mbogamizi ziba mu kwigisha abana? Ntabwo twavuga ko imbogamizi zidahari. Imbogamizi zirahari mu kwigisha abana. Icyambere gituma tutigisha abana nuko ababyeyi benshi batumva agakiza. Niyo mbogamizi ya mbere. Ababyeyi benshi ntago bumva salvation, ntago bumva agakiza icyo ari cyo. Mu yandi magambo, ntago bumva kuvuka ubwa kabiri icyo ari cyo. Mu gice cya 3 cya Yohana, uwitwa Nikodemu, umufarisayo, umwigisha w'amategeko, ndetse uri mu nama nkuru ya Kiyuda, umugoroba umwe yasanze Yesu, ajya kumushimira ko ari umuhanuzi udasanzwe, ko akora ibitangaza n'ibindi. Amwita Rabi. Rabi yari titiri ikomeye mu gihe cyabo, ivuga ngo mwigisha. Agiye kumushimira, ariko Yesu yari Imana, yari azi ubuzima bw'imbere bwa Nikodemu. Aramubwira ngo Nikodemu, mu by'ukuri nicyo nshyize, ariko haravuga ngo ni ukuri ndakubwiza ukuri, kutavutse ubwa kabiri, umuntu utavutse ubwa kabiri atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Nikodemu aramubwira ngo ese umuntu yasubira mu nda ya nyina gute akuze akongera akavuka? Yesu aramubwira ngo ibidashobokera abantu Imana birayishobokera. Aramubwira ngo ndakubwiza ukuri rwose, umuntu atabyawe n'amazi n'umwuka ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Ngiki kibazo ababyeyi bamwe dufite. Ni abanyedini beza, ariko ntibigeze bavuka ubwa kabiri. Ntibaza agaciro ka salvation, ntibaza agaciro k'agakiza. Mu by'ukuri uramutse umenya agaciro k'agakiza, nta wundi murage wazaha umwana wawe.
ariko mwumva ikintu kivana umuntu mu rupfu rw'iteka, kivana umuntu muri kamere ya kera ihenebereza kikamugira mushya. Ngewe Obed mubona navukiye muri Sunday school, rwose muri Sunday school yangirikanye niho navukiye, badutoza batujyana muri Sunday school, ariko ntumbaza ibyo batwigishaga simbyibuka. Ndatekereza ko bitari ubutumwa bwiza. Hanyuma mbatizwa ndi umwana, nkomezwa mfite imyaka 12 nkuko bigenda muri liturgy y'itorero. Ariko mbabwiza ukuri, umbonye icyo gihe imyaka yakurikiyeho nari karahaba, umunyabyaha karahabutaka. Nabaye umunyabyaha rwose utangaje, umunywarumogi, umunywanzoga, umusambanyi, nibwo buzima nabagamo. Mu by'ukuri binyereka iki? Binyereka ko nari naratojwe idini kugeza igihe narangirije high school, mpura na Yesu ukiza ubuzima bw'abanyabyaha, arankiza, hanyuma ahindura icyerekezo cy'ubuzima bwanjye. Uyu munsi nzi icyo mbereyeho, uyu munsi ubuzima bwanjye nzi aho bugana. Muzi icyabiteye? Navutse ubwa kabiri, nicyo cyatumye uyu munsi ndi Obed uhagaze imbere yanyu. Ababyeyi benshi bafite imbogamizi yuko batumva agakiza. Iyo babwiye ngo mukeneye kuvuka ubwa kabiri, barakubwira ngo ese umuntu yasubira mu nda ya nyina kuza kongera akavuka? Icya kabiri gituma mu by'ukuri uyu murimo w'abana ugorana nuko ababyeyi bari busy, they are busy, barahuze. Ababyeyi benshi barahuze, dutwajwe igitugu n'isi no kwiruka kw'isi n'imibereho. Ariko hari ikintu kintangaza. Zaburi 127 umurongo wa 2 haravuga ngo bibaruhiriza ubusa kubyuka kare mukaryama mutinze mukarya umutsima w'umuruho, ngo niko Imana cyangwa Uwiteka aho ibitotsi uwakunda. Mu by'ukuri ibi bintu biratangaje. Ntago Imana irimo ivuga ngo ntimugakore, ntago irimo ibabwira ngo ntimukabe mubabanebwe, ntago ari kivuga, ahubwo irimo iravuga ngo we have to balance. Gukora ntibisimbura Imana, gukora ntibisimbura ubuzima bw'ubumana. Buretse ko hariho n'ababa bize ariko batabaye bize mu by'ingirakamaro bidafite umumaro w'igiciro. None se reka mbabaze babyeyi, iyo ukoze kuva ku wa mbere ugenda mu gitondo kugeza nimugoroba ukageza ku wa gatanu, ku wa gatandatu ari igihe cyo kubonana n'abana bawe, ukagirana umwanya n'abana bawe, ariko umunsi wo ku wa gatandatu no ku cyumweru ukaba umwanya wa bridal shower, ukaba umwanya wo gusohoka ku mazi n'undi mwanya w'ibindi bindi, wambwira ko waburiye ute umwanya abana bawe? Hari n'igihe ngira ngo tuba dukeneye kongera kubyibukiranya. Waba bize gute ukananirwa abana bawe? Niyo mpamvu bamwe bazasanga abana babo baramaze kuba chained, baramaze kujya muri bondage y'ibimogi, y'ibiyobyabwenge, y'ubusambanyi n'ibindi. Noneho uvuge ngo ntago nshaka kubyumva, mbyuka nkuruhira, mbyuka niruka amajoro nkataha andi majoro nkuruhira, urambwira ute ko wabaye umusambanyi? My friend, ntago amafaranga ukorera yabuza umwana we kujya muri bondage y'ibyaha. Amafaranga nayo kumugurira imyenda, nayo kumurihirira ishuri, nayo kumugaburira, nayo gutuma abona aho aba, ariko ntago ari yo gukiza umutima we. Ukeneye kongeraho ibindi bikiza umutima w'umwana wawe. Kuba bize mu gihe nk'iki ngiki ni imbogamizi ituma abana bacu n'abakiri batoya, mureke tubyige, nanjye ndacyari muto. Time y'abana, kubonana n'abana, nanjye ni challenge niha buri munsi. Ikindi, ababyeyi benshi nta bumenyi bafite ku buryo bashobora kwigisha abana bijyanye n'igihe cyabo. Nta skills bafite. Ntago mvuga mu by'ukuri skills zo mu mwuka, nubwo nazo ari ingenzi. Skills zisanzwe, zimwe methodology abarimu bakoresha bigisha abana, bakamenya ngo umwana wo muri nursery, umwana wo muri creche, umwana wo muri primary, umwana wo muri high school, umuntu ugeze muri kaminuza yiga gute. Nta skills dufite. Iyo umubyeyi umubwiye ngo ukeneye kwiga, arakubwira ati ariko jewe nzi uko niga. Reka nkubwire, kuba abana bawe bamaze kuba bakuru ntibisobanuye ko uri inararibonye mu kurera abana.
kubera ko turaza kubibona ko rwose Imana ariyo irera abana, ishobora kubakuza by his grace n'igihe utigeze ubikora, ishobora kubikora, ariko ntabwo izabura kukubaza inshingano yari yaraguhaye. Ikindi gituma abana kubigisha bigorana, ababyeyi benshi ni abakristo bo ku cyumweru, ariko ntago mu by'ukuri berekana ubuzima bw'ubukristo nyabwo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Baterana ku cyumweru, ariko uko bameze mu rusengero, iyo ugiye kuwa mbere kugeza kuwa gatanu cyangwa kuwa gatandatu aho bakorera, aho baba mu ngo zabo, usanga atari abakristo ku buryo abana babo babigiraho. Data yicaraga mu rusengero ku ntebe y'imbere, yabaga afite ibitabo byose by'itorero, Bibiliya, igitabo cy'indirimbo, igitabo cy'amasengesho, aho kwandika. Yari umuntu usoma Bibiliya kandi unandika, ndetse agatanga n'ibya 10 uko bashima Imana. Rwose iyo habaga hari icyo Imana yakoze, yazaga mu rusengero gushima Imana, ariko yagera mu rugo ugahita ubona papa utandukanye na papa wo mu rusengero. Yinjiraga mu rugo twiruka, niyo twajyaga mu nzu twagendaga tunyonyomba gutya, tunyonyomba, papa atatwumva akatwica. Iyo yakumva gukomya ikintu yazimyaga radiyo, hanyuma akavuga ngo izo mbesire ni izahe zirimo zisakuza mu rugo. Cyabaga ari ikintu gikomeye. Ni papa wabaga ufite isahani ye n'ikiyiko cye n'ibaseye, mwabikoresha akabimena akagura ibindi, kuko ntabwo akoresha ibikoresho bimwe n'incakarafu. Umunyedini wo mu rusengero, ariko ubuzima bwo hanze nta buzima buhari abana bashobora kwigiraho. Ahubwo ndagira ngo nkubaze, uko tukubona mu rusengero iyo uje wambaye neza, wimakiye, watebeje, wambaye kositime, niko umeze mu rugo no mu kazi? Bashobora kukwigiraho abana? Ari ikibazo twibajije umunsi wa mbere. Umwana akubajije ngo papa nzabe nkawe, umwana aramutse wawe akubajije ngo papa nzabe nkawe, wavuga ngo yego? Umukobwa wawe akubajije ngo mama nzabe nkawe, wavuga ngo yego uzabe nkanjye? Abana muri iki gihe urababaza ngo modo wawe ninde, akakubwira ngo modo wanjye ni Rihana, akakubwira ngo modo wanjye ni bari abahanzikazi bose, ntago avuga mama. Ubaza umwana ngo modo wawe ninde, aho kuvuga papa akavuga ba Chris Brown, akavuga bande, akavuga ba 50 Cent, nibo role model. Ni nabakuraho kugenda yambaye pocket, ni nabakuraho kugenda yambaye utubikini mu nzira, ni nabakuraho kugenda atambaye underwear, ni nahakura ibindi byose mubona, kuko nibo ba role model. Umwana wawe yakigira ku buzima bwawe. Ikindi, abarimu ba Sunday school bigisha abana ku cyumweru, ntabwo twigeze tubatoza, ntabwo twabigishije pe. I Remera turimo turagerageza guhaguruka ngo umwarimu ajye kwigisha abana yabanje gutozwa byibuze, ariko kera ntibyabagaho. N'uyu munsi hariho abatabikora. Umwarimu wa Sunday school akeneye kwigishwa. Muri iyi minsi mubaze umuntu ujye utondeka abarimu, Pacifique yicaye inyuma hariya, niwe ushinzwe gukora kalenda yuko abarimu bazigisha. Namusabye ndamubwira ngo rwose mbabarira, muri iyi minsi mfite akazi katanyemerera gutegurira abana uretse kunshyira kuri rota yo kwigisha. Muzi impamvu? Nuko ntashaka kujya kwigisha abana ngo njye kubapfunyikira ntagize umwanya wo kubatekereza no kubategurira. Betaho kugira ngo njye bimeze gutyo, naba mbyihoreye kugeza igihe mbiboneye umwanya. Ntago bigishijwe. Nicyo uzabwira Yesu kuri urya munsi nakubaza inshingano yaguhaye z'abana? Impamvu uzamubwira zose izi mvuze hejuru ntago zizaba ari impamvu zifatika. Ndagira ngo nkubaze, niki wiyemeje guhindura
cyangwa n'icyo ugiye gukora niba uri muri ibi byiciro tuvuze hejuru. Niki wiyemeje kujya gutangira gukora muri famiye, mu bana bawe, cyangwa nimba wabikoraga niki ugiye kongeramo imbaraga wabona gutakoraga neza. Ubitekerezeho. Kandi itorero rirahari kugira ngo rigufashe. Hano harimo abantu benshi bashobora kugufasha rwose. Hari amahame yo kwigisha abana, hari amahame tugenderaho aturutse mu ijambo ry'Imana yo kwigisha abana. Murebe Gutegeka kwa kabiri igice cya 11 umurongo wa 16. Mwumva uko havuga. Gutegeka kwa kabiri igice cya 11, duhere nko ku murongo wa 16. Haravuga ngo mwirinde imitima yanyu itoshywa mugateshuka, mugakorera izindi mana mukazikubita imbere, mukikongereza uburakari bw'Uwiteka, akaziba ijuru, akica imvura ubutaka ntibwere imyaka yabwo, mukarimbuka vuba, mukava mu gihugu cyiza Uwiteka abaha. Nuko mubika ayo magambo yanjye mu mitima yanyu no mu bugingo bwanyu, muyahambire ku maboko yanyu, ababere ikimenyetso, muyashyire mu mpanga zanyu hagati y'amaso yanyu hano. Mujye muyigisha abana banyu, mujye muyavuga mwicaye mu mazu yanyu, nuko mugenda mu nzira, nuko muryamye, nuko mubyutse. Kandi muzayandike ku nkomangizo z'amazu yanyu no ku byugarizo byanyu, kugira ngo iminsi yanyu igwirire mwebwe n'abana banyu mu gihugu Uwiteka yarahiye ba sogokuruza banyu ko azabaha, ihwane n'ijuru riri hejuru y'isi. Ahantu mvuka hari umugabo wubatse inzu nziza cyane. Ibi bintu binyutse ngo muyashyire ngo no ku nkomandizo z'amazu yanyu. Ahantu mvuka hari umugabo wubatse inzu nziza. Murabizi mu cyaro mu by'ukuri abantu benshi bamaze kubaka amazu meza, ariko kera iyo umuntu yubakaga inzu nziza mu cyaro, karitsiye yose yabaga ibizi ko runaka yubatse inzu nziza. Wasangaga ari nk'imwe. Yubatse inzu nziza ayitera amarange ya Arsenal, hanyuma arangije ahantu hose yandikaho Arsenal the winners. Mu by'ukuri wasanga ababyeyi bamwe namwe ku mazu yanyu mwarashyizeho, nko mu nzu mwaramanitsemo Manchester United, mwaramanitsemo Cristiano Ronaldo, bitandukanye n'iby'Imana yavugaga hano. Context y'iki gice nuko Imana yabihanangirizaga kudagira ibigirwamana baramya basenga, sibo bonyine n'abana babo. Ni ibiki arimo Imana ibabwira? Hari ikintu hano gikomeye cyo kuvuga. Icyambere, hari ibigirwamana ukwiriye kurinda abana bawe. Mu by'ukuri ni ibigirwamana bikomeye muri iki gihe noneho cy'iterambere. Icyambere, umwana wawe ukwiye kumurinda ikigirwamana cyitwa smartphone. Ntago kukimurinda ari ukuvuga ngo smartphone nta gaciro ifite, ntago ari cyo turimo kuvuga. Oya, ababyeyi mwicayemo hano, umukobwa wanjye akunda smartphone, nababwiye ngo ni mutoya, akunda smartphone ku rwego rwo hejuru. Arayiririra ukamuhereza agaceceka, ndetse ukabona arimo arascrolling. Kaze uyu mwana ibyo byose ariko yabirebeye ku babyeyi be. Amaherezo uyu mwana natamenya iki kintu ko ari ikintu cy'igikoresho ariko kidakwiye gutwara ubuzima bwe. Niyo mpamvu uzasanga ya nkuru nababwiye ntangira iki cyumweru, nababwiye inkuru y'umwana w'imyaka 5. Ni inkuru nasomye kuri Twitter. Umubyeyi arimo abwira abandi babyeyi ngo be watchful, mwitonde. Yavuze inkuru yuko umwana mwishwa we yasanze arimo areba pornography n'umwana w'imyaka 5. Yasanze abigenza atengwa yirebe, akoresha utuntu twitwa emoji, adushyira muri searching bar, ashyiramo kisses n'utundi, tugahita tuzana pornography. Bamubajije ngo kubera iki si ibintu bireba,
aravuga ati ariko Regan nawe arabireba. Regan ni umwana w'umuturanyi w'imyaka 10. Kubera iki? Kubera ko hari ikintu mu by'ukuri cyo gushyiramo agatege. Smartphones, TV. Hari umwana nzi wo muri family yari yarabaye nka cartoon. Uziko yarebye cartoons ageza ku rwego rwaho no mu nzira yikora ibintu nk'ibya cartoon. Yabaga afite PlayStation ye mu modoka, ahantu hose mu nzira ukajya kubona arimo arigira utuntu nka gutya nyine. Cartoon zaramutwaye kandi yari umwana umaze kwigira hejuru, ntago yari umwana muto. Ku buryo umureba ukabona we ubwo umurebye ushaka kumutereka imbere y'abandi bana bakenjoyinga cartoons. Zaramutwaye neza zatwaye ubuzima bwe bwose. TV ni ibice abana bareba, muzabigenzure. Uyu munsi ibintu birimo bikorwa, even cartoons zirimo zisohoka, zirimo ibintu by'ubusambanyi, harimo ibintu by'ubutinganyi, nizo zisohoka. Kandi Satani ari very strategic. Arimo arashaka iki? Arimo arashaka gusenya young generation, arimo arashaka gusenya abana, arimo arashaka gusenya igihugu. Ushaka gusenya igihugu asenya abana, ushaka gusenya itorero asenya abana, ushaka kugira ngo urusengero ruzafunge areka kwita ku bana, akita ku bantu bakuru gusa. TV nase tubwizanyije ukuri, mwese ntimureba televiziyo. Uziko rimwe na rimwe njya nshaka channel yo kureba nkayibura. Mujya mubireba mwebwe? Ugafata telecommande ugashaka channel yo kureba ukayibura pe, bikarangira wigiriye kuri televiziyo Rwanda. Kubera iki? Iyo ushizeho yose iriho imiziki y'urukoza soni, iyo ushizeho yose ni ibyo biriho, iyo ushizeho hose ni ibyo ngibyo biriho, bikarangira ubuze televiziyo yo kureba. Ngaho ibaza umwana wawe wicaye imbere ya televiziyo kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, kandi ni ibyo abashaka. Ntugire ngo azicara ngo arebe cya kiganiro cyo kuri televiziyo cyitwa ngo Imboni cyangwa se ntago ashobora kubireba. Oya, azajya kuri Tracy, azajya kuri ayo masheni nyine niyo azajya kureba, kubera ko niyamwenteresa, niyo yahitamo. We nk'umubyeyi ni izihe channel wamuhitiramo zo kureba, ukamuha discipline. Umwana ameze nk'ibumba, umubumbamo icyo ushaka kuzabona mu gihe kizaza. Ni ibumba riri mu kiganza cyawe, umubumbamo icyo ushatse. Hano hari ikindi gikomeye, games. Games ni nziza, ariko umwana ntakwiriye kugezaho games ziba Imana, ku buryo atabonye game atarya. Arya ari uko umuzaniye game, arimo akina game nibwo umugaburira, n'ibindi. Game zabaye game, nta kindi kintu ashobora gukora uretse gukina game. Ibyo byose ni ibigirwamana ku bana, ariko uzi ko ari n'ibigirwamana kuri twebwe. Uzi ko hari umuntu ujya mu kazi, aho gukora akazi, biratangaje. Umuntu mukuru ntimugire ngo ni umwana, aho gukora akazi ahubwo ugasanga arimo arakina amakarita mu kazi, ya game y'amakarita. Ntimubizi? Kubera iki? Arumva ubuzima bwe butagenda ubwo atarimo akina game, ku buryo n'akazi adatekereza ko bari bumubaza akazi, ariko agakina game mu kazi, kuko nyine nuko yakuze. Hari umwana twiganye, ubanza rwose wabo bari bafite ubushobozi, twebwe ntabwo ibyo bya game. Twe twakinaga biye, twakinaga n'ibindi, ariko ibya PlayStation ntabyo twabonye. Ariko tujya muri high school mu wa mbere, yaje afite amagame ishyano ryose, kandi yari umusore. Wumva umwana ugiye mu wa mbere, yari mukuru, yaje afite amagame nk'icyatanu, ku buryo no mu ishuri atakoraga homeworks cyangwa ibindi baduhaye, wasangaga arimo akina game gusa mu ishuri. None ni gute byagenda rero? Imana iravuga ngo aya mategeko yose akwiriye gushyirwa mu mutima w'ababyeyi. Hano ni ku ijambo ry'Imana rivuga ngo muyashyire mu mitima yanyu kandi muyigisha abana banyu. Ntabwo bishoboka ko wakigisha ijambo ry'Imana abana bawe nawe ubwawe ritaragira icyo rikora mu buzima bwawe.
hari ikintu gikomeye mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo igice cya 3:15 aravuga ngo nzi ko uhereye mu bwana bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bikuzanira ubwenge. Iyo ugerageje gusesengura uyu Timoteyo mu by'ukuri yari umugiriki kuko se yari umugiriki, ariko mama we ari umuyudakazi. Ariko ukibaza aravuga ngo iyo nibutse kwizera kwari kukurimo ngo kandi kwari muri nyoko Nike ngo na nyogokuru Loisi, ngo numva ngize umunezero ukomeye, nkumva ngize ikiniga nzanya amarira. Wakibaza ngo none uku kwizera bakumuhereje mu maraso? Oya, ntago ari mu maraso. Mu by'ukuri ngira ngo birasa nkaho uku kwizera no kumenya ibyanditswe byahereye kuri nyirakuru, aba ari ikintu ngira ngo gikomeye yumva yaho umukobwa we Enise. Ariko Enise nawe abona ni ikintu cy'ubutunzi, ni legacy rwose atashobora kureka guha umwana we Timoteyo, arabimuha. None Paulo arimo aravuga ngo iyo nibutse kwizera, avuga ngo wibuke ko mu bwana bwawe wamenyaga ibyanditswe byera. Hari ikintu cyantangaje, ibintu tuvuga bifite imbaraga zikomeye. Ndimo ndihuta ngo ngane ku musozo. Bifite imbaraga. Hari umwana nuwo muri family afite imyaka ubagiye kuzuza nka 11 hagati aho. Kuriya muba muri mu modoka mugiye nk'ahantu muganira. Noneho ngo ise yarambwiye ngo agira umwete ukomeye wo gusoma Bibiliya. Kandi koko nanjye nasanze ari byo kuko afite Bibiliya ye. Noneho turi mu nzira mwumva ikintu yambwiye. Yarambwiye ngo ariko ngo iyo nitegereje ngo His Excellence, mwumva uwo mwana, ngo iyo nitegereje ngo His Excellence ngo mbona ngo ari wise nka Solomon. Ndamubaza gute se? Arambwira ati nasomye inkuru ya Solomon, ndeba ukuntu yakemuye cya kibazo cy'abagore babiri bari bazanye umwana. Ngo nitegereje ibintu ajya avuga n'ukuntu akemura ibibazo, ngo mbona ameze nka Solomon. Umwana ubasha gufata ibyanditswe, inkuru yasomye w'imyaka 10 akazihuza n'ubuzima busanzwe. Mwumva icyo ukuntu gikomeye. Zaburi imwe rero iravuga ngo nkunda ukuntu ubwenge nkajijuka kurusha abasaza. Nkajijuka kurusha, niko bizagenda ku mwana. Umwana wese wigishije amategeko y'Imana, wigishije ibyanditswe, usanga rimwe na rimwe ajijutse kurusha abakuru. Niko bigenda. Haravuga ngo muyashyire mu mutima. Ikindi, gira intego yo gusoma ibi byanditswe buri munsi, kandi ubibeho mbere y'uko ubyigisha abana bawe. Kubera iki? Kubera ko abana bakunda kutureba kuruta kumva ibyo tuvuga. Mu yandi magambo, uko tubaho bisakuza kuruta uko tuvuga. Aho kugira ngo jewe umuntu uvuga gusa, wampa umuntu ukora atavuga. Abo bantu ntimubazi mu buzima busanzwe mu kazi. Abantu bavuga cyane, wajya kure gupima ibyo bakora n'ibyo bavuga, ugasanga ibyo bakora ni bike kuruta ibyo bavuga. Ariko ugasanga hari undi muntu uvuga bike, wamupima ugasanga akora byinshi kuruta ibyo avuga. Abana biga bareba ibyo tubaho, uko dukora, basubiramo ibyo tuvuga, bakora ibyo dukora. Rero iyemeze gusoma ibyanditswe ariko ubanza ubibeho. Kubyigisha umwana wawe utarabibaho ni ukwivuguruza. Umwana azabimenya rwose. Ejo twarimo tubyiga ko abana babimenya. Ikindi, iyemeze kubyigisha abana bawe mu buzima bwa buri munsi. Gake ka buri munsi gafite umumaro kuruta byinshi by'umunsi umwe. Gake ka buri munsi ku mwana wawe gafite imbaraga kuruta byinshi wamuhereza by'igihe bya rimwe na rimwe. Nganira n'umuntu wari butwigishe, yampaye urugero rukomeye. Yambwiye ngo, ndashaka kubiherezaho kuko n'umwenjeniyeri arabizi ibyo ari byose. Yambwiye ngo Obed, uzi ko ari amabuye mubona muzana meza ashashagirana aconze neza atari abantu baba bayaconze? Uzi ko kubera kwikubanaho mu mazi kwa buri kanya ageraho agafata shepu, hanyuma bakayatuzanira akaba ari amabuye meza? Arambwira ngo wari ubizi ko buriya igitonyanga
kimwe cya buri munsi kigwa buri munsi gishobora kurobora ibuye, igitonyanga cya buri munsi ngo kimena ibuye. Buhoro buhoro, gake gake ku mwana wawe bimuha shepu. Ndabaha urugero. Ubu ngubu ibyo kurya nariye ku itariki 2 z'umwaka 2021 simbyibuka, ariko sinavuga ko bitagize umumaro mu kuba ndi hano, bifite icyo byamaze kuba ndi hano. Gake gake ku mwana wawe bifite umumaro kuruta kubikora rimwe na rimwe. Wiyemeze kubikora buri munsi. Ikindi, imenyereza abana bawe ukuntu barimo bakura. Reba igihe gikwiriye cyo kubigisha. Ushobora kubikora mu gitondo, ushobora kubikora nimugoroba. Ni ikihe gihe cyiza ubona ufite abana bawe batekanye ku buryo wabigisha iby'ijambo ry'Imana rivuga? Hano hari icyo ijambo ry'Imana rivuga, riratubwira ngo mubivuge mwicaye, mubivuge mubyutse, mubivuge muryamye, mubivuge mugenda, mubyandike mu ruhanga rwanyu. Mu yandi magambo, mwese ubwanyu umwana nakureba akubonemo ibyanditswe, akubonemo ubuzima bw'ubumana. Mu yandi magambo, igisha umwana wawe kubaho ubuzima busabana n'Imana. Igisha umwana wawe kubaho ubuzima busabana n'Imana. Ntabwo ukeneye gutegura samoni nk'izo dutegura hano, hoya. Ahubwo mu by'ukuri biroroshye. Reba uburyo bwiza bwo kwigisha umwana wawe. Gerageza ushaka amahirwe, be creative. Umwana iyo umwigisha ukora ibintu bimwe ntabwo uba ukimwigishije. Mu rugo njya mbona iyo bagaburira umwana, njyewe birankomerera kugaburira umwana, kubera ko bamugaburira yirukanka. Bisaba kumwirukaho aho agiye hose, ukamutamika akayiko kamwe, akazenguruka, ukamutamika kandi kugeza igihe ahagira. Ushatse kumwicaza nk'umuntu mukuru ngo umugaburire rero, ntabwo byagukundira. No kumwigisha rimwe na rimwe nuko bigenda. Abana batoya bisaba ngo umwigishe, ugerageze ube creative mu buryo bwose urimo umwigisha. Mwirukanke, mugire mute, agenda yiga uko nguko. Hanyuma hari ikindi batubwira ngo ibintu mu by'ukuri byo kuza mu rusengero ni byiza, gusoma ibyanditswe ni byiza, ariko hari ikindi tugomba kurenzaho kuko ibyo ntibihagije. Icyo turenzaho ni ikihe? Ni ukubaho ibyo twiga. Abana bacu baratwiga. Yiga ubuzima bwawe, areba ubuzima bwawe, nibwo ashaka kubaho, azakwigana. Rimwe niga muri high school, nigaga muri community imwe irimo abantu batutse mu gihugu kimwe cy'abaturanyi. Abo bana b'abakobwa bakundaga kwambara mini rwose, bakunda no kunywa amatabi no gusinda n'ibiki. Rimwe umwana baramwirukana bamutuma mama we. Ageze kuri ofisi aza ameze nk'umwana we. Hanyuma bamubwata umwana wawe binibi. Abwata ariko ntimugakomeze ubuzima. Kuki mukomeza ubuzima? Hanyuma babwira umubyeyi ngo itahire nta kibazo, kubera ko like mother like daughter. Abana bareba ibyo dukora nibyo bimitatinga, nibyo bareberaho. Ikindi, reka ubuzima bwawe bwa buri munsi bwerekane ukuri uri mubaho. Reka ubuzima bwawe bwa buri munsi umwana naburebe avuge ngo yes, ubu nibwo buzima nshaka kubaho. Ikindi, mu by'ukuri ibintu ukora buri munsi byerekana ko ukunda Imana. Umwana wawe abibona cyangwa bikamubwira ko udakunda Imana. Aho umutima wawe uri niho ubutunzi bwawe baburi. Umwana ababibona. Nimba ubutunzi bwawe buri muri sports, umwana ababibona. Hari umugabo umwe nigeze kubwira ukuntu nyine ariko nabimubwiye politely kuko byamaze iminsi numva bimaze kundakazamo. Ku cyumweru nuwa hano, ku cyumweru yajyanaga abana muri karate, akaza gusenga, akajya kubafata avuye gusenga. Ngezo ndamubwira numva ndabwira ariko ibi bintu ntago bikwiriye. Uyu mwana wawe arabona ko nyine siporo niho ubutunzi bwawe buri. Ntabwo kuki uza mu rusengero
ariko umwana ukamujyana muri siporo. Siporo simbi, ariko aho washyize imbaraga. Muri filime nimba ariho ubutunzi bwawe buri, azamenya ko ariho ubutunzi bwawe buri. Nimba ubutunzi bwawe buri mu kabari, naho azamenya. Nimba ubutunzi bwawe buri mu kwinezeza gusa, nubwo buzima azakuriramo bwo kwinezeza gusa. Rekera aho ngaho kubaho ubuzima bw'ikinyoma, kubera ko ubuzima ubaho buhishura ko uzi Yesu cyangwa utamuzi. Rekera aho rero kubaho ubuzima bw'ikinyoma, cyangwa se komereza aho ngaho kubaho ubuzima bwubaha Imana. Ubwo buzima nibwo umwana wawe aziga. Witegereza ko mu rugo iwawe muzumvikana n'umugore wawe cyangwa n'umugabo wawe kugira ngo ubone kumodoringa abana bawe. Ahubwo reka muri ups and downs, mu misozi no mu bibaya, reka uko witwara abana bawe babone uko bazitwara nibagera muri ups and downs. Kuko ubuzima ntago ari umurongo ugororotse, ni ups and downs. Uko witwara muri ups, uko witwara muri downs, abana baba babibona niko bazitwara nibagera muri icyo gihe. Reka rero witegereza, ahubwo emerera Imana igufashe uburyo ubaho muri icyo gihe, biba amahirwe meza yo kwigisha abana bawe. Uko umuntu yitwara ibintu bitagenda neza, uko umuntu yitwara igihe ibintu bigenda neza. Ureka abana bakwigireho. Imana yacu ni umunara ukomeye. Imana yacu ni umunara ukomeye cyane. Yagufasha mu gihe cyo kubura akazi, igihe uri umushomeri, yagufasha mu gihe cy'amakimbirane mu rugo, yagufasha mu gihe business itagenda neza, hanyuma ukitwara uko Imana ishaka. Hanyuma abana bawe bakabyigiraho, bakamenya uko umuntu yitwara igihe ibintu bigenda neza n'igihe ibintu bigenda nabi, uko abana n'Imana. Ikindi kintu cyo kwitaho, mu gihe twagize ibirori, celebrations, festivals, parties, noheri, birthdays, n'ibindi bitandukanye, ayo ni amahirwe meza uba ubonye yo gutuma abana bamenya ibyo ushyira mbere, bamenya priorities zabo. Kubera ko, reka mbaho urugero, kuri noheri turashopinga, sibyo? Tujya gushopinga ibintu bitandukanye, ariko icyo gihe cyaba igihe cyiza cyo kugurira umwana Bibiliya, akamenya ko hari ikintu gikomeye ushyira imbere. Ikindi, mu gihe cya noheri hari igihe we celebrate possessions, twishimira ibindi bintu, ariko ntabwo tujya twishimira ko hari igihe Imana yatanze Kristo akavuka kugira ngo azapfire abanyabyaha. Iyo ni ikwiye kuba message ikomeye ku munsi du celebratinga Christmas, ku buryo umwana wabibona ntabone ibiti gusa, ahubwo amenye ko hari umwana wavutse mu cyimbo cyo kugira ngo abanyabyaha bazacungurwe. Uwo munsi reka aba amahirwe meza yo gutuma abana bawe bahura na Yesu. Ibyo ubagurira bishobora kwerekana mu by'ukuri ibyo ushyira mbere. Pasika ni igihe cyiza. Imana yabwiye Abisiraheli ngo rwose abana babo bazababwira ibya Passover, ibya Pasika. Nitugera mu gihe cya Pasika, ni igihe cyiza mu by'ukuri cyo gusobanurira abana impamvu du celebratinga Passover, impamvu turimo tuvuga Pasika. Ni amahirwe meza. Umunsi tugiye gushyingura, ukajyana abana bawe, wibasiga, bajyane babibone ko abantu bapfa. Ni igihe cyiza cyo gusobanurira abana ko dupfa, ukababwira impamvu dupfa, ariko ni amahirwe yo kubabwira ko dufite Kristo nko kuzuka. Reka ibintu byose bidukikije biba ari ibintu byigisha abana bacu. Wibasiga, kuki ujya gushyingura ukabasiga? Kandi ari ahantu heza ho kwigishiriza abana. Kubera iki du celebratinga noheri na Pasika, ariko ntibiba amahirwe yo kwigisha abana bacu? Uko du celebratinga bihishura agakiza k'Imana. None ndagira ngo nkubaze ko tugiye kujya mu gihe cya noheri, abo uzatumira ngo musangire n'abana bawe bazabona ko Imana yatugiriye ubuntu ikatwohereza incungu. Wabikoresha nk'amahirwe uwo munsi. Gusoma Bibiliya, ushobora kugurira umwana wawe Bibiliya. Wasanga, reka mbabwire ikintu tujya dukora. Uragenda ukagurira umwana wawe Bibiliya, ijambo ry'Imana cyangwa Bibiliya yera,
ndetse ukanamugurira imwe ndende imwe nini kinini tugira. Iriya Bibiliya ntago izafasha umwana wawe. Shaka Bibiliya zikwiriye zo kugurira abana bawe. Njya mbibona impamvu mbibabwira, ndabizi ibintu bya Sunday school mbibamo. Ujya kubona ukabona abana bose bafite Bibiliya zisanzwe, ndetse n'abantu bamwe baduhaye gift za Bibiliya barakoze cyane, bakoze umurimo mwiza, ariko zira ntago zafasha abana batoya, n'iz'abantu bakuru. Mu bushobozi ufite bwose cyangwa bwinshi cyangwa buke, wagurira umwana wawe Bibiliya ijyanye n'icyiciro cye kugira ngo imufashe kuyisoma yumve. Kubera iki utabitangira uyu munsi ngo ubikore? Kubera iki utakimprovinga Bible study n'abana bawe? Ese wakiyemeza hanyuma ugashaka abarimu ba Sunday school bakagufasha kumva neza uburyo abana bigishwa? Wakemera ntuvuge kuri intyoza, hanyuma ukemera abana bawe bakagufasha, ni ukuvuga Sunday school bakagufasha uko wigisha abana? Wabyemera? Ni igihe cyiza. Ndimo ndasoza, ndagira ngo mbabwire indi principe: ishimira abana bawe. Hari ikintu gihari, nubwo ari abanyabyaha, bavuka ari abanyabyaha. Zaburi 127 batubwira ko abana ari umwandu uturuka ku Uwiteka. Ubwo ari umwandu uturuka ku Uwiteka rero, biratwereka iki? Biratwereka ko icyambere Uwiteka niwo wubaka. Ntuzigere wiyemera ngo uzikurera abana, ntuzigere wiyemera ngo wakujije abana. Uwiteka aravuga ngo iyo atari igihe wubaka, abubatsi babubakira ubusa. Iyo atari igihe urinda umudugudu, abari maso bababera maso ubusa. Ibyo bikwiriye gusiga ikintu cyo kuvuga ngo Mana warakoze, cyangwa se Mana uyu murimo sinawushobora, niwo ukwiriye kumfasha. Ubwo wampaye uyu mwandu, mfasha n'uburyo nkwiriye kwigisha abana banjye. Ikindi bikwiye kuduturisha. Hari igihe tuba muri pressure, ibi bintu simbikora, biragoranye, abandi babikora je simbikora. Oya, reka pressure. Imana irabizi ko abana bakwiriye kwiga, irabizi icyo ukeneye, yisabe, niyo yaguhaye abana, izabigufasha. Ubikore utekanye. Nubikora ntuzigere wishinja ko rwose ntacyo byabyaye, uretse ko amahirwe menshi rwose ijambo ry'Imana rivuga ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, azasaza akirimo. Ijambo ry'Imana ni ukuri, nuko bizagenda. Ariko nibitagenda neza, warakoze icyo ugomba gukora, ntuzicireho urubanza. Uzakomeze wishimira abana bawe, kuko ni umwandu uturuka ku Uwiteka. Ikindi, girana umwanya n'abana bawe. Witaha mu rugo ngo ujye ku mateleviziyo uzi ko udaherukana n'abana bawe. Wijya kuri smartphones, nanjye ibi bintu nsigaye mbyireberaho, mbyipimiraho. Wigenda ngo ujye kuri smartphone, wiri utabonanye n'abana, wiriwe n'iki, ariko niwo mwanya ubonye wo gusoma amakuru ku gihe, niwo mwanya ubonye wo gusoma kuri Twitter. Umwana yakubuze aragushaka, ugerageze ubone umwanya n'abana bawe. Telefone uzishyire ku ruhande, muvugane, muganire bijyanye. Ngewe mfite umwe mutoya, wowe ushobora kuba ufite 5 cyangwa bangahe, kandi bari mu byiciro bitandukanye. Buri mwana wese aragukeneye ko muvugana, ko mukinana, mwumva ukuntu bifite uburemere. Ari akazi kanini. Buri mwana mu cyiciro cye aragukeneye, kandi ururimi uvugisha undi ntago ari rwo rurimi uzavugisha undi. Ukeneye kwiga, ukeneye kubaha umwanya wawe, musangire, hanyuma mukine, create time together, mugire ibintu mukora. Ushobora kwiga gukora ibikinisho, gukora ubwato, ushobora kwiga gukora inkuge, ushobora kwiga gukora n'ibindi, ndege, hanyuma mukicara mukagirana ibihe ugakora ibyo. Kinana n'abana. Ikindi, musengane. Ndagira ngo nkubaze ikibazo: ni ryari uheruka kugenzura irimo kuba mu buzima bw'abana bawe? Ni ryari uheruka kugenzura ibirimo kuba mu buzima bw'abana bawe? Wasanze ari iki? Wasanze ari ibiki birimo biba mu buzima bw'abana bawe? Abana ni impano Imana yaduhaye, ariko se koko ni buri munsi? Reka mbabwire uko tujya dutekereza rimwe na rimwe. Hari igihe umwana avuka afite ubumuga, ugasanga ntumwishimira, ahubwo uravuga ngo iyo aba igihe cyo gupfa cyageraga akagenda kuko arangoye.
ujya wibuka ko uyu mwana nubwo afite ubumuga ari Imana yamuguhaye, ari impano y'Imana. Yego birakomeye, ariko ntibivuguruza icyo Imana ivuga, ni impano y'Imana. Ese bamwe bajya babyara abana akavuga ngo sinabiteguye, mu cyaro bakunda kubivuga ngo iki cyana ngo cyavutse ntabiteguye, ngo ntabwo twari dufite gahunda. Ibyo bintu bijya bibaho. N'ubundi yakora amakosa, n'ubundi waje tutagukeneye. Uyu mwana yaba yaraje umukeneye cyangwa utamukeneye, yaturutse ku Mana, ni impano y'Imana. Ukeneye nawe kumufata nk'ikintu kidasanzwe. His or she is a precious gift from God. Ukwiye kumufata nk'abandi bana, ahubwo ukeneye kumwitaho kurusha abandi bana, kuko we afite sante itameze neza. Abana ni impano ituruka ku Mana. Ese uravuga ngo warakererewe, wenda umwana wageze imyaka 5 cyangwa 10 byarakugoye, kandi urabona iminsi irimo igusiga, agiye kuzajya aho ajya yifatira icyemezo. Numubwira akubwire ngo papa ibyo si tubyumvikana, mama ibyo ntitubyumvikana, humura, igihe nikiragucika, watangira uyu munsi, kandi Imana ishobora kugira icyo ikora mu bana bawe. Ni umusanzu ukomeye uri mutanga ku itorero utangiye uyu munsi, cyangwa ukomeje ibyo wakoraga. Ni umusanzu ukomeye waba utanga ku gihugu. Ikindi mu by'ukuri gihari nuko mu gutegeka kwa kabiri ibyo twavugaga, Imana yarababwiye ngo mujye mubigisha amategeko, ariko Yesu atwigisha uko dukwiriye gusenga. Rya ni isengesho ryiza waheraho wigisha abana bawe, kuko rifite ibintu bitatu rihuza ubwami bihuza Imana, icyubahiro cy'Imana n'imibereho yacu ya buri munsi. Rya sengesho wariheraho, tujya turivuga hano mu rusengero, Data wa twese uri mu ijuru. Wariheraho ukigisha abana bawe gusenga, kubera ko ni isengesho rivuga ku Mana, rivuga ku cyubahiro cy'Imana, rivuga no ku buzima bwacu bwa buri munsi, uko tubana n'abandi, ndetse n'ubuzima bw'ibyo kurya dukenera n'ibindi. Wabiheraho ukigisha abana bawe. Iyo musenga mu rugo, musengera ibiki? Iyo murimo musenga mu rugo, ni ibiki musengera? Usenga mu buhe buryo? Ushobora kureba uko usenga kugira ngo abana bawe nibabibona babyigireho. Watondeka amagambo uko akwiriye kugira ngo umwana wawe niyumva usenga, hanyuma bimubere isomo rikomeye. Itorero, mu buryo twigisha abana, itorero ryigisha ababyeyi, rikwiye kwigisha ababyeyi kugira ngo baba barimu beza b'abana. Dukeneye kwiga, niyo mpamvu tugiye gushyiraho iriya porogaramu yo kwigisha ababyeyi, kubigisha kugira ngo bamenye neza badahusha uko dukwiriye kwigisha abana. Ababyeyi bakwiye gukorana na Sunday School kugira ngo umurimo w'abana ugende neza. Bijya bimbabaza, mwumva ikintu kijya kimbabaza rwose, buri gihe birambabaza. Abana 400 kubahereza abarimu 10 ngo babajyane mu ishuri. Babyeyi, nta mubyeyi, ni ababyeyi bake cyane. Umubyeyi umwe niwe umaze guclaiminga kuri jyewe, ambwira ngo kubera iki gahunda yanyu ya Kinyarwanda service itinda, abana bacu muba mwumva badashonje, abana bacu muba mwumva muzatubwire tujye tuzana ibyo kurya, kubera ko abana bacu baba bashonje. N'ibindi ajya mbaza byinshi byerekeye abana. Sunday School, hari ryaza muri Sunday School kureba ibyo turimo kubigisha, akambaza n'ibindi, kuki mutabaha homework n'ibindi. None babyeyi, mwakihangana mukajya muza mukanareba aho abana banyu bigira, mukaza mukumva n'ibyo tubigisha ibyo ari byo. Ariko nta nubwo mugira ubwoba ko ku ishuri mujyayo kureba ibyo abana mwarimu abigisha. Kuki mutajya muza muri Sunday School kureba ibyo twigisha abana banyu? Murabizi ko tubaroga cyangwa tubakiza? Murabizi, muratwizeye 100%. Mujye muza murebe ibyo kubera iki mutaza ngo mudufashe nimba tugiye kujya hariya twambutsa abana? Ntiwaza ugatanga umusanzu abarimu 10 mu bana 100 ngahe? Ntiwaza ugatanga umusanzu mwarimu akigisha ariko ukajyana umwana ku bwiherero? Ubwiwe n'iki ko umwarimu ujyanye umwana ku bwiherero bwawe, ku bwiherero ari bumwiteho?
ndimo ndabashishikaza ngo mube concern n'ibikorerwa abana banyu. Ndizera ko ku cyumweru tuzabona byahindutse, niko kwihana kwiza. Buriya abapastori baba shocked Sunday school igiye kwiga bakabona ababyeyi bose barasohotse bafite abana baragiye. Mutekereza ko byaba bisabite? Baba shocked, ariko byanabashimisha rimwe, kubera ko baba bavuga ngo yes, aba babyeyi mo barita ku bana babo. Bakavuga ngo mutwihanganire, muduhe iminota 10 tujyana abana turagaruka nyuma. Ibyo bintu bibaye cyaba ari ikintu gikomeye cyane, ariko hari ubundi buryo bwo kubikora. Hanyuma ndagira ngo nsoze mbabwira ngo babyeyi mushake Bibiliya zihuje n'ibyiciro abana banyu bafite. Itegure mbere yuko wigisha umwana wawe. Umwana w'imyaka 3 ntago yiga nk'umwana w'imyaka 5 cyangwa 8, wibigishiriza hamwe. Umwana w'imyaka 3 yiga wenyine, ntago yigana n'abandi. Agomba kuba afite Bibiliya rwose ze. Ku nkuru nziza mu mujyi zirahari, charisma zirahari, mugende mushake Bibiliya zirahari. Nkuko ugura televiziyo, nkuko ugura n'ikindi, nkuko ugura imodoka, nkuko ugura ikindi gikoresho ukeneye, gurira abana bawe Bibiliya. Ariko ntuzibagurire gusa, unabigishe. Umwana w'imyaka 8 yakigana n'uw5, ariko umwana w'imyaka 3 ntago ashobora kwigana nabo ngabo ngo bikunde, kuko ntago bavuga ururimi rumwe, ntago biga kimwe. Ndagira ngo utekereze ngo ko tumaze icyumweru twiga, ni icyo kintu utahanye nk'umubyeyi ugiye gushyira mu bikorwa. Nk'urubyiruko, ni ikihe kintu wumva uvuze ngo yes, iki kintu nagifashe rwose ndagitahanye, ngiye kwitegura. Abana bazamenya Imana, bazamenya Yesu kuko twabigishije. Ntibashobora kubimenya tutabigishije. Nta yindi nzira, nta kintu kizinjira mu mutima w'umuntu kitanyuze mu mitekerereze. Aracyumva, kikaza mu mutima, kikaza mu mibereho ye. Bagomba kwigishwa. Ntibiga amagambo gusa, ahubwo biga ubuzima bwacu. Nibyo tumaze iminsi tuvugaho. Kwigisha abana birigwa, ntago ari kimeza uricara ukabyiga. Nkuko no kwigisha abantu bakuru ugomba kwiga, ukiga uko bigisha, niko no kwigisha abana bimeze. Ikindi cyanyuma, abana ni impano ituruka ku Mana. Tugiye kuyishimira, ariko tunazirikana ngo hari umunsi umwe tuzahagarara imbere ya Yesu akatubaza icyo twakoresheje iyi mpano. Reka dusenge. Mwami Yesu, turagushimira ko ari wowe wavuze ngo abigishwa nibareke abana bagusange. Wari ufite impamvu kubera ko wari connecte na so, kandi uyu munsi ijambo ryawe n'ukuri riratwigisha ko uyu munsi iyi generasiyo ifite inshingano zo gutoza generasiyo izakurikiraho. Mwami Imana, ntabwo dushaka kubona iyi generasiyo ikumenya, iyi generasiyo imenya imirimo yawe, ariko abazakurikiraho ntibazigere bakumenya, ntibazigere bamenya imirimo wakoze. Ndasenga kugira ngo iki cyumweru tumaze twiga, Mwami, gisige impinduka zikomeye mu buzima bw'ababyeyi, gisige impinduka zikomeye mu bakiri batoya batarubaka cyangwa se abubatse bategereje iyi mpano y'abana. Turasenga kugira ngo Mwami, ibi bintu twize ntibisiga ubusa, ahubwo bisiga imbaraga zikomeye mu itorero ryawe, bisiga imbaraga zikomeye muri iki gihugu. Mwami, ubwo tubona ibimogi, tubona ubusambanyi, tubona ingeso mbi zose Mwami zuzuye iki gihugu mu bakiri batoya, tubona Mwami inzego zose zahagurutse, reka tube umusemburo, tube Mwami abatanga igisubizo, kuko tuzi neza ko twese tuvuka turi abanyabyaha n'abana barimo, kandi twese Mwami ngo twari dukwiriye umujinya wawe, ngo ariko watanze imbabazi ku musaraba ubwo woherezaga umwana wawe. Ayo niyo makuru abana bakwiye kumenya, kandi ayo niyo makuru yahinduye ubuzima bwacu, nabo yabahindura
ku myaka yabo, bakurira muri ubwo buzima, bakaho ubuzima bukubaha, bakaho ubuzima bukwiriye, bakaho ubuzima mwami babereyeho imirimo myiza wabaremeye muri Kristo Yesu ngo bayigenderemo. Mwuka wera, ibi byose ubifate ubitsindagire mu buzima bwacu kugira ngo ari byo tuberaho, kandi byose bisiga icyubahiro cyawe uyu munsi ndetse n'ejo hazaza, mu izina ryawe mwami Yesu, amen, amen. Imana ibahe umugisha. Yes. Ku cyumweru abana batsinze neza kwizi twabahaye ubwo twajyaga muri retreat y'abana, tuzabahemba ibihembo birateguye rwose. Abo mu cyongereza tuzabahembera mu cyongereza, abo mu kinyarwanda tubahembere mu kinyarwanda. Ubwo rero ababyeyi ntimuzabakerereze, muzabategure kuko twarabamenyesheje mbere, twarabahamagaye, muzabazane tubahembe. Ni motivation yo gutuma bakomeza gusoma ijambo ry'Imana no kuryiga, namwe mubone ko rwose mufite inshingano. Kandi nabonye hari abana barimo bakora neza, kuko ubu ngubu iyo twigishije abana tubaha na homework. Nahoze mbona ku rubuga rwa Sunday School batanga liste y'abana barimo bakora homework neza. Buri kwezi batanga liste y'abakoze homework neza. Harimo abana bagarukamo kenshi bikakubwira ngo aba bana bafite umwanya, cyangwa se ababyeyi babo bafite umwanya wo kubafasha. Naho ubundi twarababajije ngo mama wa Yesu nindi, abana benshi barasubiza ngo yitwa Muhawe n'Imana. Twabaza se Yesu yavukiye he? Abenshi baradusubiza ngo yavukiye USA. Nandikiye ababyeyi babo ndababwira ngo nyamuneka umwana wo mu ishuri ry'icyumweru ntakwiye kuvuga ko Yesu yavukiye muri USA, cyangwa se mama wa Yesu yitwa Muhawe n'Imana. Reka dutanga ituro uyu mugoroba, hanyuma abantu bumva bashaka rwose kujoininga Sunday School na rya shuri ryo kwiga kurera abana, mwandeba kuko mu kwa 12 nibwo tuzatangira. Nitumara gutanga ituro ryacu, ndaza gusaba senior pastor adusengere dusoza wa gatanu naho ku cyumweru. Yesu ndagukunda cyane